Dukwiye gukora cyane n'ikimani dushakaho namba muri mwe atuma udakorera Uwiteka ugihumeka ukwiye gukorera Imana by'ukuri dukwiye gukora cyane n'ikimani dushakaho namba muri mwe atuma udakorera Uwiteka gukorera Imana by'ukuri ukije mu Uwiteka yongera kugera kuri Yona atije kuburira ubwoko bwanjye Yona afata urugendo nk'uko Imana yabimutegetse ageze i Niniwe abahuriye barumva umwami w'icyo gihugu ahita ashyiraho itegeko ati mureke twirize ubusa ahari Imana yacu yereka kuduha ibihano Imana ibonye ibyo bose ibaha imbabazi dukwiye gukora cyane ikimani dushakaho nta mpamvu n'imwe yatuma udakorera Uwiteka ugihumeka dukwiye gukorera Imana by'ukuri dukwiye gukora cyane ikimani dushakaho nta mpamvu n'imwe yatuma udakorera Uwiteka ukwiye gukorera Imana by'ukuri ugihumeka ukwiye gukorera Imana by'ukuri ugihumeka ukwiye gukorera Yesu ni kanyoba
muze hano hanyuma Hope Family kaza igukurikira. Yasanye yihuta mu ndirimbo ibiri zituzuye imwe n'igice. Ntabwo nzi uko igice akiririmba ariko imwe n'igice. Hanyuma yasanye akiva hano haraza gukurikira Hope Family. Yasanyo muri Burunge. Yasanyo Haleluya. Yesu ashimwe. Mubirori kuko yarazabona amaze kubona inama yari yabuze. Umungeri ashakisha ahantu hose kugeza igihe ayibonye. Yasanyu kanyo inanagitwara ekanayita mikono jedona kumaga kubanga yari amaze okuzura endiga eyareuze. Yasanyu kanyo enanagitwara ekanayita mikono jedona kumaga kubanga yari amaze okuzura endiga eyareuze. Yarishime cyane ayitana murugo atumira inshuti ze zose mu birori kuko yamaze kubona inama yari yabuze.
abaziza wese irahagije Imana dufite amahirwe yo guhitamo tukagira imbabazi twagenewe na Yesu zitubashisha kubaho mu rugo abaziza we Yesu zituma tudashiraho ntabwo nzaceceka nzabibwira abatabizi bose bamenye kugira neza yatabagiye kizima gacungura umuntu ku buntu gahore ku ngoma uko ibihe bihaye ibindi himbazwa mukiza mwiza Iteka
Yesu mwami wanjye yarakunesheje genda satani winjira ku mutima Yesu mwami wanjye yarakunesheje genda satani winjira ku mutima Yesu mwami wanjye yarakunesheje genda satani winjira ku mutima Yesu mwami wanjye yarakunesheje genda satani winjira ku mutima Yesu mwami wanjye yarakunesheje Yesu muti iyo yari indirimbo imwe ya Sani hanyuma reka tumveho bevanje Check. 1, 2. kidasanzwe buri wese abwirwa ngo ni mu
muduke muduke Yesu araje muduke ibimenyetso biragaragara buri munsi muduke mugire bwangu Yesu araje tugiye turi mu gihe kidasanzwe igihe cyo kwiyeza twebwe ubwacu n'abana bacu umuntu ku giti cye mu gihe Yesu akirahera yinginga data kutwakira turabwirwa nimubyuke vuba muduke muduke Yesu araje muduke ibimenyetso biragaragara buri munsi muduke mugire bwangu Yesu araje tugiye gutahimu turi mu gihe kidasanzwe mbese urabibona wijenjekera ayo mahirwe utazakoza isoni ibimenyetso byerekana kwiherezo riri bugufi Yesu ari hafi nimukanguke nimuduke muduke Yesu araje muduke ibimenyetso biragaragara buri munsi muduke mugire bwangu Yesu araje tugiye gutahimuhira nimuduke muduke Yesu araje muduke ibimenyetso biragaragara buri munsi muduke mugire bwangu Yesu araje tugiye gutahimuhira iratera mu gihugu cyose Elimeleki ndetse n'abahungu be barasohoka bajya kure igihugu gushakayo imibereho y'isi bakunde babeho hashize igihe gito Elimeleki arapfa ndetse n'abahungu be nabo barapfa umukecuru asigarana n'abakazana be gusa mbega ikigeragezo gikomeye atari Imana ntibari kubaho wowe guma kuri Yesu oya wimurekura ubwo bikomeye igihe kizagera atamuruke ibigeragezo ni byinshi nyamara Yesu abereye
mukomeze oya wimurekura iwe rutare rwisumba na bose wowe guma kuri Yesu oya wimurekura urwo bikomeye igihe kizagera atamuruke ibigeragezo ni byinshi nyamara Yesu abereyeho ikirushijeho kubakiza mufate umukomeze oya wimurekura iwe rutare rwisumba na bose yemwe bakazana banjye nimwigendere mwishakire abandi bagabo ayo ni amagambo yavuzwe na Nawomi akomeye abakazana birabayobera Orupa aragenda yisubirira iwabo ariko Rusiwe yanga kugenda ati winyingingira kugenda oya sinabikora kuko aho uzaba niho nzaba Imana yawe niyo mana yanjye wowe guma kuri Yesu oya wimurekura urwo bikomeye igihe kizagera atamuruke ibigeragezo ni byinshi nyamara Yesu abereyeho ikirushijeho kubakiza mufate umukomeze oya wimurekura iwe rutare rwisumba na bose wowe guma kuri Yesu oya wimurekura urwo bikomeye igihe kizagera atamuruke ibigeragezo ni byinshi nyamara Yesu abereyeho ikirushijeho kubakiza mufate umukomeze oya wimurekura iwe rutare rwisumba na bose Warusi yaranze gusiganira ubukwe byamuhinduye ishyanga rikomeye nyirakuruza w'amanga y'ubwoko bw'Isiraheli ingororano z'abashikamye tugume kuri Yesu tumwishingikirizeho izikaze Yesu ari ku ngoma habura gato dushikame tuname kuri Yesu nivubabera tugata niyo mpamvu tutazava kuri Yesu wowe guma kuri Yesu oya wimurekura urwo bikomeye igihe kizagera atamuruke ibigeragezo ni byinshi nyamara Yesu abereyeho ikirushijeho kubakiza mufate umukomeze oya wimurekura iwe rutare rwisumba na bose wowe guma kuri Yesu oya birabatakuzi bose bamenye kugira neza igitambo kimwe kizima wacunguye umuntu ku buntu gahore ku ngoma uko ibihe bihaye ibindi himbaza mukiza mwiza babazi zawe nyinshi zatumye Mariya wari umusambanyi ruharwa hinduka
hariho umunsi umwe dutegereje kandi uwo munsi uri hafi hari igihe tuzirirwa mu isi nyamara ntituyiraremo cyangwa se turaremo. Haleluya. Ko mwakonje cyane bimeze bite? Murwanye imbeho, muririmbane natwe maze turwanye imbeho. Twese turirimbe tujye gusubiramo iyi refure. Twese turirimbe. Tuzatembera turi kumwe nawe uwo mwami w'icyubahiro tuzaririmba tumusanganira uwo Yesu aje tuzimana nawe iteka muri Yerusalemu nshya tuziruhutsa duti amen tuziruhutsa duti amen. Ariko abana b'Imana ubwoko bwatoranijwe tuziruhutsa duti amen. Mwese muti abataje uyu munsi bacitswe baravuga ngo utinda iyi udakenewe ugakererwa aho bagukeneye, utinda aho batagukeneye ugakererwa aho bagukeneye. Reka twumve umubwiriza mu minota mike cyane. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshaka kureba amaboko y'abantu banezerewe banejejwe n'iki gitaramo. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbabwire ko igitaramo tuzagirira mu ijuru, indirimbo nizo zizasoza umurimo turi gukora muri iki gihe, nizo zizasoza urugendo tuzaba turimo. Abatarize kunezezwa n'indirimbo no kuririmbira Imana muri ubu buzima bwa none no mu ijuru ntibazaririmba. Mbese murashaka kuzaririmba? Imana ishimwe cyane. Ngaho twicishe bugufi maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi wacu mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kuva mu gitondo kugeza aya masaha wakomeje kubana natwe, ingabo zo mu ijuru zakomeje kuturindira umutekano. Tunejejwe nuko nta nkuru mbi twumvise muri iki gitaramo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe nk'ubwoko bwawe, turi imbere yawe nk'abana bawe ukunda. Turagusaba kugira ngo wumve gusenga kwacu dukoresheje indirimbo ndetse n'amasengesho. Turagusaba ngo turinde kuririmba indirimbo zo kwinezeza, ahubwo tunezeze izina ryawe. Turagusaba ngo turinde kwishimisha, ahubwo dushimishe izina ryawe. Turagusaba ngo duhe imyiteguro myiza yo kuzaririmbana nawe ubwo uzaba ugarutse. Mwami wacu, muri aya masaha nsabiye abizera bose bateraniye aha ngaha ngo indirimbo z'amahoro, indirimbo zo kunesha zuzura imitima yacu, kandi icyo kibe ikimenyetso cy'uko Mwuka Wera akorera mu mitima yacu, kugira ngo nugaruka tuzishimire kugusanganira. Icyubahiro cyawe gikomeze kubaha ahantu, kandi uturinde amakuba yose, tubisabye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nanjye nishimye cyane kubw'indirimbo ziri kuririmbirwa aha ngaha. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo indirimbo iyo ziririmbwe neza ziba umugisha. Haleluya. Kanibariza bari guhaguruka bigenze bite? Mbese bigenze bite? Bavuze bati iminota mike cyane. Nshuti z'Imana, biragoye ariko tugiye kubikora. Ku baririmbyi bamaze kuririmba, dushimye Imana kubwo umurimo mumaze gukora muri uyu mwanya urambuye. Reka rero nsabe n'abizera bakunda indirimbo kugira ngo imitima yanyu inyurwe cyane,
mu gihe turi kwitegura ubwami bw'Imana. Igihe kiri bugufi Yesu akagaruka kandi azajyana abamukiranukiye, izina ry'Imana rihimbazwe. Nanjye nkunda kuririmba, kandi indirimbo iyo nyiririmbye neza cyangwa nkumva indirimbo ziririmbwe neza, hari icyo binyongeraho ku buzima bwanjye. Ku ndirimbo ya 352 ahari abayizi neza baza tukayiririmba, kuko nicyo cyigisho mfite kandi kigahita kinasoza. 352 kandi ni indirimbo nkunda cyane, mfatanyije n'abaririmbyi bamaze kuririmba. Badukumbuje ijuru, badukumbuje kuzaririmbana na Yesu, kandi biragaragara neza ko namwe mwayishimiye mu gihe mwayiririmbaga cyane kandi munezerewe. Indirimbo 352. Ese ni yasiwe ntabwo ashobora kuririmba? Mbese John we ntashobora kuririmba? Tuyiririmbe rero. Gaho muze tuyiririmbe. Abizera mwese turaririmbana. Ni indirimbo nziza cyane kandi irabanezeza namwe. Turirimba urukundo rwa Yesu, impuhwe ndetse n'ubuntu bwe, ariko dutegurira aho tuzaba mu ijuru. Nitugera mu ijuru, mbega umunezero tuzagira. Turirimbe indirimbo nziza z'abanesheje, nubwo ibicu bidukingirije bitubuza kureba neza. Turi hafi yo gusoza urugendo rukomeye. Nitugera mu ijuru, umunezero tuzagira. Turirimbe indirimbo nziza z'abanesheje, dukomeze dukorera Imana, tuzabihemberwa nta shiti. Turi hafi guhabwa ubugingo bw'iteka ryose. Nitugera mu ijuru, mbega umunezero tuzagira. Turirimbe indirimbo nziza z'abanesheje, dore ikamba riri imbere yacu, tuzaryambikirwa mu ijuru. N'ahantu h'igikundiro harahebuje rwose. Nitugera mu ijuru, mbega umunezero tuzagira. Turirimbe indirimbo nziza z'abanesheje. Amena. Yesu ashimwe. Reka dusome isomo ryahishuwe igice cya 19. Ibyahishuwe igice cya 19
turasoma ku murongo wa 6, turahera ku murongo wa 6. Ibyahishuwe igice cya 19, duhere ku murongo wa 6. Haranditswe ngo, ariko ndikumva amajwi menshi y'abantu bavuga batari gukurikirana ngo bumve. Haranditswe ngo, numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubwo Yesu azaba agarutse, kandi igihe azavuga ijwi rirenga, nuko abasinziriye mu gitaka bazazurwa, abasinziriye bizera, nuko natwe abazaba bakiriho tumusanganire, kandi tuzazamuka turirimba indirimbo nshya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu gice cya 14, mu gice cya 14 turasoma duhereye ku murongo wa 1. Haranditswe ngo, nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Haleluya. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya mbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu agahumbi inzovu enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Mbese abazaririmba indirimbo nshya, indirimbo y'amahoro no kunesha ni bande? Ni babandi batorewe kuba abana b'Imana, abantu batorewe kuba ubwoko bw'Imana, babandi bambaye umwambaro w'igitare utanduye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tubonye ko imyambaro y'igitare myiza ari imirimo yo gukiranuka y'abera. Ndabararikira abizera b'itorero kugira ngo buri muntu wese abashe kwatura ibyaha bye no kubyihana, maze Kristo mwambike umwambaro wo gukiranuka, kugira ngo nagaruka uzabe muri bamwe babazwe bazamusanganira bazigire mu bwami bwe. Nshuti z'Imana, igihe kiri bugufi Yesu akaza, kandi hazaba umunezero mwinshi igihe tuzazamuka muri iki kirere tumusanganiye ubwo azaba agarutse. Mbese ahari ntabwo uzasubizwa inyuma, cyangwa se ahari muri iyi minsi waba uhagaze ute? Aho ibi byiringiro abaririmbyi baririmba ko ari indirimbo nziza cyane abaririmbyi basigaye baririmba muri iyi minsi, bigaragaza neza ko amakorari ari guteguza kuza kwa Kristo, kuko indirimbo nyinshi nizigaragaza ko Yesu agiye kuza gutwara umugeni we, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ibihimbano bya mwuka bikomeze kutugeraho, kandi buri muntu wese yikiranure n'ibimurega, kugira ngo azabone uburyo azasanganira Yesu yambaye ikanzu y'igitare nziza, kandi iyo myambaro myiza ni imirimo yo gukiranuka. Mureke tuyikore hakiri kare, maze Yesu nagaruka azatujyane mu bwami bwe. Rero Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Isabato nziza n'umugoroba mwiza, kandi muze gusoza neza hatarimo
ibintu bigoye cyangwa se hatarimo ibintu by'urujijo, ahubwo abaririmbyi dusoze neza, tuze gusoza neza igitaramo cyacu kugira ngo Yesu nawe akomeze atwishimire. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Reka dushimire umubwiriza wacu Mama Gadi, Imana isubiza aho ukuye. Ni ukuri arakoze cyane mu minota itari myinshi, waduha iminota myinshi, ariko nazo nitumukenera tuzamutumaho, ndabizi n'umurimo we. Reka nze dukurikizeho igice cya kabiri noneho. Pati, hakurikiyeho iki? Igice cya kabiri uko giteye haraza yasanyukanye mu ndirimbo imwe yonyine, hanyuma hakurikire tubanze twumvikane kuri iki kintu. Aho muzaba muri hose mujye mutandukanya umugenerwabikorwa n'ugena ibikorwa. Aha, ubwo ubagenera ibikorwa yavuze rero ntacyo wavuga ngo bihinduke. Confirmed. Yasanye abayageze aza gukurikirwa n'abacunguwe, hanyuma Hope Family raza kudusoreza. Hope Family baradusoreza n'indirimbo baraba basigaje zose. Bakiza igihe muraba mugeze mu rugo muze gufata smartphone zanyu, mugane kuri YouTube mwandikemo n'ibizi Japoro. Ibi byabereye hano byose muraza kubireba uko byagiye bikurikirana. Niba unashaka kubireba neza ubwo cameraman ari kukwerekezaho, menya ko muri Amerika bari kugukurikira. Nibyo mwikumira. Biri kuri live, ujya kuri telefone ukandaho Bizimana JP yasanyukanyo, urabibona uko igitaramo kigenda neza. Sanyo komeza. Hari ikibazo nagize. Ese aharaho kuko imutabajije abizera igituma bahakana bazi ngo n'indirimbo 5 muhaye hasanyo. Oya, mumanze masobanurire n'indirimbo imwe nizazindi 6. N'indirimbo imwe yabyumvishe. Ndumva yatwamuhereza ikaze. Yes. Hello. Yes. Izina Yesu rifite imbaraga nyinshi cyane, harabaryizeye bagakora ibitangaza byinshi cyane. Intumwa zizeraga iryo zina zigakora ibitangaza byinshi cyane. Zazuye Tabita wafashaga imfubyi n'abapfakazi, no ku rusengero zakijije ikirema kiragenda, zakijije ikirema kiragenda. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye, nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye, nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho. Zera kuzu
handitswe ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, kwizera kwatumye inyanja icikamo, haboneka imihanda mwiza barambuka. Bakozi b'Imana dukore twizera izina Yesu. Yesu akiri kw'isi yarayumviye yose amategeko, yadusigiye urugero tumukurikize. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye, nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje, ariko uwizera akageza imperuka azabona ubugingo buhoraho. Kuko hari Imana, kwizera kwatumye inyanja icikamo, haboneka umuhanda mwiza barambuka. Mose yarizeye arambura inkoni ye hejuru y'amazi y'aya nyanja itukura. Kubwo kwizera Yesu bambutse bishimye. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye, nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje, ariko uwizera akageza imperuka azabona ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu, rifite imbaraga ikomeye, nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje, ariko uwizera akageza imperuka azabona ubugingo buhoraho. kwizera Yesu we, izina rya Yesu rifite imbaraga hahirwa uwizera, izina rya Yesu tuzakora ayo majwi yanyu rose abacunguwe bagisoza Hope Family raba yageza refure ya nyuma. Reka dukomeze dushimire abizera bakomeje kuba aha hantu bakurikirana iki gitaramo kiri kubera ahantu. Iyi ndirimbo ku gikorwa twarimo kare cy'ubwitange, kubera yuko cyagiye neza. Umuntu wese urumva ayizi indirimbo ahaguruke ashima Imana kubw'ibitanga
ibitangaza dukoreye mu gitondo imana yacu ikomeze guhabwa icyubahiro. Mwese muti hanyuma bari kwigira hano imbere, reka nihamagarire umusore bita Gadi yigire hano imbere gato. Gadi yigire hano gato, umusore wariye hanyuma itangazo ryihutirwa. Wari witije imashini ya pasiteri agacagingaho, yihute ajye kumureba, aragiye yihute cyane. Hanyuma Gadi komera cyane. Ni amahoro kubona warariye cyane rwose. Ibanga wakoresheje se? Ni imirire myiza. Ese ubwo ngewe mfite imirire mibi? Wowe se? Byaranze nyine. Oya, ndakubaza ibanga wakoresheje. Okay. Twagiye. Ari amafaranga n'inzara ni iki cinjiza umuntu muri resitora? Ari amafaranga n'inzara ni iki cinjiza umuntu muri resitora? Wenda ndebe ko nanjye nagera aho ugeze. Ni amafaranga cyane. Impamvu ibiri ushigikira ko ari amafaranga. Ufite amafaranga wese yinjiramo cyane rwose. N'abandi niko mubyumva? Ntabwo ariko. Hanyuma se abantu basoza kurya akarwana nuko umucuruzi arangara agatoroka, biba byagenze biki? Icyo gihe nta mafaranga yaba afite. Oya, ndakubaza icinjizamo umuntu bigeraho umuntu arya agacungana nuko umucuruzi ahuga n'amafaranga. Urakoze cyane ariko ntabwo mwese tubyemeranya. Hanyuma niyo nsima akira gato DJ nusoza umbwire umeze neza.
Imana ni nziza, Imana ni nziza. Nibunezerewe vuga amen. Nibunezerewe vuga amen. Ndacyumva abantu bari kuvuga. Nibunezerewe pe kandi ushima umuremyi. Nibunezerewe vuga amen. Yesu ashimwe. Iyi ndirimbo tugiye kuririmba turifuza ko yabanezeza mwese, kandi nimunezerwa mu bitwereke kugira ngo kameramani nawe abone ko mwanezerewe. Murabyemeye? Imana ibahe umugisha. Tugiye kubona agacu gaturutse iburasirazuba, katwegera katwegera ako gacu ko tuzabona, tuzakabonera cyane, tuzabona Yesu akicayeho kashagawe n'ingabo z'abamarayika, inzovu n'ibihu katwegera ako gacu ko tuzabona, tuzakabonera cyane, tuzabona Yesu akicayeho kashagawe n'ingabo z'abamarayika, inzovu n'ibihu katwegera. Imana mu maboko bavuze abantu bakangarane, Imana mu maboko bavuze bimeze nk'amazi y'isumo, Imana mu maboko bavuze bimeze nk'inkuba z'inda, Imana mu maboko bavuze abasinziriye bazuke, Imana mu maboko bavuze biryoshye binurira, abazaba bafite ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga wowe ibizababaho bizabaga munwa, icyo gihe batangira kwisha umucyo urabagirana wa Yesu, bazatangira kuboroga babonye inkota y'umuriro ibatunguye, bazatangira kuboroga babonye umucyo urabagirana, bazajugunywa mu muriro utazima, baba we wateguriwe Satani nabe, oni mamo ibibuza barakoze mu isi, uzarunga amakara yaka, ibibuza barakoze mu isi, uzarunga amakara yaka, ariko humure kubazaba barihanganye, bageze ku ruti rw'ubugingo, nimumuzamane mamo, semama nzayanywesha iki, muzamane mamo, semama nzayanywesha iki, ariko hari humure kubazaba barihanganye, bageze ku ruti rw'ubugingo, nimumuzamane mamo, semama nzayanywesha iki, umagobiranurira, semama nzayanywesha iki, umagobiranurira we, semama nzayanywesha iki, igikombe cy'izahabu, semama nzayanywesha iki, igikombe cya litiro, semama nzayanywesha iki,
igikombe cyaritiriwe sema manza yangwe yehe nicyo kizamaza sema manza yangwe umva biranurira sema manza yangwe umva biranurira we sema manza yangwe yehe igikombe kizahabu sema manza yangwe igikombe cyaritiriwe sema manza yangwe igikombe cyaritiriwe sema manza yangwe yehe nicyo kizamaza sema manza yangwe icyo nzagwesha cyose nuko kaba gata sinacyatuma nahaga kuko nta mururu bazaba mfite uwo munsi nicaye tumaraye mishuri kw'iryo banga y'uruhisho nahishiwe icyo nzagwesha cyose nuko kaba gata sinacyatuma nahaga kuko nta mururu bazaba mfite uwo munsi nicaye ndamaraye mishuri kw'iryo banga y'uruhisho nahishiwe y'uruhisho nahishiwe y'uruhisho nahishiwe y'uruhisho ntabwo nari nzi ko abanyamugi ibikombe bya ndumvebe babizi pe aka ko bakambitse mu buryo abanyamugi ntacyo muturusha ibikombe nari mbizi nta gusa none nimwe mwabyizaniye niyo makuru mfite gadi rero nitugera mu ijuru nzaherera kuri ndumvebe ibyishimo tugeze iwacu dutambagizwa wa murwa Yerusalemu nzatembera Yerusalemu nihanagura amarira nzajya ku giti cy'ubugingo ndirimbani haleluya asingizwa mbega ibyishimo tugeze iwacu dutambagizwa wa murwa Yerusalemu nshya umujura ageza iwawe mu rugo nubimenye niko Yesu azaga
mbega ibyishimo tugeze iwacu dutambagiza uwo murwa Yerusalemu nshya nzatembera Yerusalemu ihanagura amarira nzajya ku giti cy'ubugingo ndirimbani haleluya hasingizwa mbega ibyishimo tugeze iwacu dutambagiza uwo murwa Yerusalemu nshya mbega ibyishimo tugeze iwacu dutambagiza uwo murwa Yerusalemu nshya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mwemuretse ni mube muretse buri wese ahagarare aho ari. Hanyuma ndifuza ko muntega amatwi. Imana ni nziza. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Murakoze cyane, ngaho nimwumve, nimwibuke ko turi imbere y'Imana, nimwongere muzirikane ko hano turi imbere y'Imana ihoraho, turi kuramya umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibiriho byose. Rero mureke duhe icyubahiro uwo ugikwiriye. Niba hagiyemo indirimbo ukaba uyizi
ryasenze ashaka we n'abamarayika uwo munsi w'ibyishimo ubakurikiye Yesu by'ukuri bazavuga Imana yacu bategereje tuzaniye agakiza bazavuga Hozana niduce w'izina ry'Uwiteka. Haleluya. Zamura umuziki mutoza. Ibyerekana kuza kwe biragenda bihita tubireba ese imibereho yanjye n'iyawe ihamya ko